abantu bakomeje kuvuga iby'imirimo itangaza wakoze, aho wabakuye ahatari inzira ukahashyira inzira, iyatugabuye cyane ikatwambika cyane bikomeje, iyatujyana iwacu mu cyaro tukagera i Kigali, itubesheje ku maso, ituma tujya ku manywa na nijoro, n'ibindi bizabikora. Ubukwe bwahagaze amezi 7 bwarapfuye, bwapfuye mfite n'igikumwe, twaragiye mu murenge. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga.
dukomere Imana amashyira byinshi nawe dusubize rimwe kabiri gatatu haleluya amen Imana ibahe mwinshi reka turebe abashyitsi badusuye banshuti zacu za Kibagabaga n'ababaye n'abahageze ubwa mbere bose begerejwe badusuhuza abashyitsi abashyitsi bongeye cyane abashyitsi beza turabishimiye Imana bamugisha nawe mudusuhuze rimwe kabiri gatatu amen bari kugerageza intege yo muragiye
Yeah.
umuryango wanjye unejejwe no gushima Imana. Haciye igihe kinini imitima yacu yuzuye amashimwe, ariko tutarahagarara yuko yangize umugabo. Ubukwe bwahagaze amezi 7 bwarapfuye. Muri uko gupfa ndakomera, ndashikama, ndasenga, mbana n'Imana neza, ariko ibyiyoberanya byose Uwiteka yaje kubifata mbiri. Imana ingira umugabo. Ubukwe bwahagaze bwapfuye mfite n'igikumwe, twaragiye mu murenge nibaza ukuntu tugiye gukora divorce. Ni umusore bavuga nti data nubyemera bizaba ari uko wabyemeye, ariko ngomeza gusenga Imana, ngomeza kubana n'Imana neza. Imbaraga zose zaturwanyaga Uwiteka ziribatira ikuzimu. Byari bikomeye muri ayo mezi yose kuyamara ndi jyenyine, ndi mu nzu ya jyenyine senga Imana. Ubukwe bwahagaze haraburaga iminsi 3 ngo bube, ariko shimiye Imana yitareba nk'abana b'abantu. Shimiye Imana yuko igitanga ibitambo kugira ngo ibyaburijwemo n'abadayimoni byongere bibe bizima. Ubu munsi urukundo rwiza cyane. Amen. Muri fiançailles yanjye nta rukundo nigeze mbona. Narubonye mu minsi mikeya, ariko aho bimaze guhagararira numva intege ziracitse, ariko ngomeza kwisunga Imana. Amen. Turashimira Imana yuko ibyo byose yabikoze. Tugashimira Imana yuko nakoze ubukwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuri 21 naryamye ntazi neza yuko kuri 22 mfite ubu. Noneho kubera ibintu byari byarazonze abayobozi baravuga ati Jose ku corona yongere kuguhagarikire kandi ibintu byari bisubiye mu murongo. Giye ku mutima nkumva nababwira nti yaba byari birorereye bazabona mwari we naho nasebeye hose bikazagaragara, ariko n'Imana itajya yitiranya ibintu. Yarambwiraga ngo mwana wanjye hari ibirenge bitazataha ubukwe bwawe bizaba byanduye, nkagira ngo ni ibindi bindi. Ariko abantu baje mu bukwe bwanjye n'abantu nahamagaye mu gitondo, n'ababonye kuri profile yanjye hariho ngo munyifurize ubukwe bwiza bakagira ngo nasaze, kubera ko bari bazi neza yuko ubukwe bwapfuye nta mpamvu yo kuzazuka. Ariko ndashimira Imana yo yabanye nanjye muri urwo rugamba. Nkashimira Imana yo yagiye igakuraho imisozi byari imisozi. Sheri yamaze amezi 2 ambwira ati Sheri senga nanjye senge, ariko rwose umbabarire. Muri amezi 2 yose nayamaze ntayumvamo imbabazi, ariko Imana ikasangira byose ikavuga ngo hari imisozi nari nahize, hari imisozi nashakaga guhirika, hari ibyo nagira ngo nzakore. Imana ishimwe yuko yabanye nanjye ikankomeza muri urwo rugamba, sintenebuke kandi sincika intege ku murimo wayo. Dushimiye Imana yaduhaye umwana ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4. Nabo byari bikomeye, ariko nari nabwiye Imana ndayibwira ati Imana uzamfashe, uzambe hafi, sinzongere kugira umubabaro mu mutima wanjye. Iyo nageraga mu nzu y'Imana ibintu byose jewe byahitaga bihinduka ubusa, katumbira iby'ijuru gusa. Amen. Amen. Kandi dushimiye Imana yuko nta bintu bikomeye cyane byigeze biba. Imana iduha umwana w'umukobwa, Imana w'umushimisha. Amazina y'umwana Imana yaduha umwana w'umukobwa twamwise Ashimwe Abigail. Imana ishimwe. Akoze cyane n'ibindi bizabikora. Tugiye kubyereka Imana na bya bindi nayo
tugeze hano mana twari turwara umukiza twari dushoboye uwiteka we uratugaburira twari twambaye ubusa twandika twari dufite amadeni uratwishyura cya gihe muri aya matera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu twarakubonye mana ku kwezi ko gutangira n'umwigishije wawe kuri itariki ya mbere imana ikora ibikomeye iwawe dutangirane ibyishimo dutangirane umunezero ku kwezi kwa gatanu haleluya dutangirane imvugo y'imana mu matwi yacu dutangirane ihumure rero se mushobataho senga imana zamura amashimwe mu mitima yacu narangiza ndasengera n'ibyifuzo dufite narangiza ndasengera n'ijambo ry'imana twumva ijambo ry'imana katwakiriye gushuma kavugisha senga imana ariko haleluya nimuhumure izaturengera nishimiye ko data wa twese yandikishije urukundo rwe ubuzima yavuze byose nta kintu kigikomeza kuvuga nishimiye ko yezamuka Bibiliya yatubwira ngo abantu bose bamutegereza ni kubabereye mwiza. Abantu bakomeje kuvuga iby'imirimo itangaza wakoze aho wabakuye ahatari inzira ukahashyira inzira, umwijima w'icuraburindi waje urabamurikira. Ibyo bari bategereje babibuze Mana urongera urabirema. Uri Imana y'amaboko akomeye cyane. Twebwe abari muri iri teraniro dufite impamvu nyinshi zo kuvuga ngo ushimwe, kuko Imana yakoze ibikomeye kandi ibyo wakoze impamvu tubigushimiye cyane. Nta bundi buryo bwari buhari bwashobora kugusimbura, ni wowe wenyine wari ukwiriye. Kandi igikomeye wakoze muri ibyo nubwo wadukuze cyane kandi urwo rukundo rukaguhatira kuduha Yesu, kandi umuduhaye umuduhana byose. Abatari ubwoko duhinduka ubwoko, abatari bafite Imana tugira Imana, abatari bafite ibyiringiro turabibona, abatagiraga umurage turabona duhinduka abana b'Imana. Kandi turagushimiye Yesu ko wemeye umusaraba n'isoni zawo ukamena amaraso, ayo maraso niyatwoza ibyaha. Ibyo ngibyo turabigushimiye, kandi icyo ngicyo nicyo gikomeye, nuko abatari bafite agaciro baguhaye agaciro. Abari kure ukatwigeza hafi. Isi tubamo irarobanura, isi tubamo irabisubiza inyuma, isi tubamo umuntu ashobora gushyirwa imbere
kubera ubumenyi afite, kubera igihagararo cye, kubera uburanga bwe, ariko turagushimiye wowe utaritaye kuri kavukire zacu ukaduha Yesu, ukaduha agaciro. Ubishimirwe, turabigushimira. Kandi hejuru y'ibyo watubereye Imana. Bibiliya tubwira ngo Imana yica imigambi yicakura kugira ngo amaboko yazo asohoze imirimo yayo. Twarabibonye isuri yaje urayihagarika. Twarabibonye imbere yacu n'azira ibimeze nk'inyanja itukura, ubiha itegeko biduha inzira turatambuka. Uyu munsi turacyariho. Twarabibonye dufite indwara abaganga badashobora kuvura, ariko ububwirwa rirambuye utanga itegeko turakira. Uyu munsi turabagaho kubihamya. Ingo zabayeho zitagombaga kubaho, ababyeyi barakikiye bataragombaga gukikira. Uyu munsi abantu bariho atari amaboko y'abantu, ahubwo ari amaboko y'Imana. Abo bagiriye gutyo turabuze gushimira. Turagushimiye. Kandi wowe wakoze ibyo, ntabwo wigeze ufata konje, uracyari mu kazi, uracyari wo gukora. Nsengere buri wese muri iri teraniro kugira ngo ihumure ry'Imana riganze ibitekerezo bye, ihumure ry'Imana riganze umutima we. Ibyo byari bimuteye ubwoba, ibyo ngibyo tubikuyeho mu izina rya Yesu. Ihumure ry'Imana riri mu mitima y'abantu bayo, kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukora ibikomeye kurengere abantu b'Imana. Turagushimiye. Indwara zirimo zikire, ibibazo bihari ubikemure, n'abacu barwaye turabasengeye ngo Imana Data ibakoreho. Turagushimiye ko duhaye ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe, ubane nawe, ukuboko kwiza kw'Imana guhagarare nawe. Imbaraga mbi zagambirira kumurogoya mu izina rya Yesu izo turazirukanye. Ineza y'Imana ibane natwe, kandi tugushimiye ko imbabazi zawe zituriho, kandi twakiriye umugisha uduhaye mu ijambo ryawe. Tugukomeye mu mashyi cyane kubera ko tukubaka, tugushimire kubera wakoze ibyo ugiye gukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanone kandi haleluya. Amen. Imana yacu nishimye. Ijambo hari icyo ribagize, bari kugira ngo dushime Imana, nawe ukabihamya ukavuga ngo bibeho. Bashi reka nsabe korali abarinzi cyangwa benshi bigire hafi muri korali ntabwo hari ikigimbano cy'umwuka cyangwa se korali maze iminsi bakarifata kuvuga ngo ari Imana wabaye Imana. Ndabikunda ariko ndimo cyane muri iyi minsi, ndagira ngo twese tuve mu buryo kandi tugakurikirwe n'umwanya muto dufite. Uri Mana wabaye Imana, uri Mana wabaye Imana, uri Mana wabaye Imana.
numva utekanye ku mutima wanjye ijambo usanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice 16 uhereye ku murongo wa 3. hari igihe imirongo tujya tuboneka ahura mwihangane. Bibiliya mfite aravuze ngo uti nuko umwami w'Iteka abwiye Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe ubwo mu gihugu cy'i Kanani. Iso yari Umwamori nawe nyoko yari Umwibikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umwe wawe ntiwawucaye kandi ntibakugabuye n'amazi uboneka. Ntabwo wari usigwa n'akamuri abantu kugushyira mu twanya tw'impinja. Ntawe kukurebana ibambe, ntawe kukurebana imbabazi kugira ngo agukorere ibyo akugirira ibambe. Ahubwo watawe ku gasozi umunsi wavutseho uko wagabaga. 6 nuko nkugezeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri nakubwiye nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Imana yacu. Rero niyo magambo numva Imana yashyize ku mutima wanjye bifuza ko twaganiraho. Mu bahanga babashije gusoma mu bindi bitabo bavuga ko ahangaha dusomyemo ubwoko bubiri, Abamori n'Abahiti. Noneho bavuga ko ngo umuhungu w'Umwamori yakunze umukobwa wo mu bwoko bw'Abahiti, ariko bamukunda iwabo w'umusore n'uw'umukobwa ari ubwoko bwananiraga guterana. Umuhungu ngo aragenda abwira iwabo arababwira ko yabonye umukobwa kandi umukobwa yakunze. Rero byose baramubaje bamubajije iwabo abasobanurira ko yakunze umukobwa w'Umwibikazi. aravuga ati ubwo bwoko ntabwo tujya dushakana nabo. Umukobwa nawe yari umukobwa ugeze mu gihe akuze yo kuberwa, ababwira iwabo yuko yabonye umuhungu w'umukunzi we cyangwa se fiyanse we. Bamubajije nabo ababwira ko umuhungu yakunze cyangwa se wamukunze ari umuhungu wo mu bwoko bw'Abamori. Iwabo w'umukobwa nabo bamwanga. Umuhungu n'umukobwa bararangije gukundana barasezeranye ko bazaba. Bamwe n'abakobwa n'umuhungu byara ubwabo kuko bari baramaze gukunda bituma bakora amahano bava mu cyaha. Baguye mu cyaha umuhungu atera umukobwa ndiza gutura tugeranye ku mukobwa yabanje kwihisha nk'uko ijya bigenda. Umukobwa yagize ibyago cyangwa se ikibazo ariko uko ugiye kuba bwije indi igenda ikura. Igihe kiza kugera rero cyo kubyara kigeze. Iwabo umukobwa babona ko umukobwa agiye kubyara baramubwira ati nubwo bimeze turabizi bamusezeranye ko bahuriye mu buriya bwoko ntabwo tugendana ntabwo dushyingirana nabo. Ubwo rero shakashaka uko ubigenza ujya kureba uwo musore umushyira uwo mwana kuko waza kumwenda. Umukobwa aragenda gushaka umuhungu ngo arabimubwira aramubwira ati rero igihe cyo kubyara ndumva cyane kandi ntiwacu banza ko ubyarira mu rugo kuko uyu mwana ngo ntabwo bamwera ntibamushaka. Umuhungu ntakibimubwira umukobwa ashobora kuba ari umuhungu ati noneho byana iwanyu byana uyu mwana nishaka murebe cyangwa basigire kuko ari iwanyu kuko iwacu bo babyara. Umuhungu arambwira ati bamenyerane iwacu naho nta
simukora abahinzi nabo bamubwira ngo babone uwo mwana avuga ati uyu mwana ashobora kuba ari umwana wo mu maguru naho kumucaho ngo akigera cyangwa umuntu wese wamurebaga yamurebaga siko akigera biriya akigera umunsi uwo mwana yavutse nta muntu n'umwe wigeze amugirira ibanga nta wamugirira imbabazi ngo amukorere imihango nk'iyo bakorera abana bavutse amukorera nk'ibyo tujya dukorera abana bacu bavutse aramubwira ngo ahubwo ku munsi wavutse watawe ku gasozi kuko wabaho abantu bose nta gaciro yari afite umwana mu maso y'abantu ngo ari kuwiteka ngo arabitegereza abantu ngo ari kwimera mu mwaka amugirira imbabazi ngo aramubwira ngo uri kwimera mu mwaka ryawe ubeho umwana dufashe cyane umwana waho umugisha uwiteka ntabwo turi we rero kuko isi ishaka yifuza ko tuba abenshi wasanga muri twebwe tubayeho ku mugambi w'Imana ijambo Imana rivuzeho yari rivuzeho birangishirigeze nayo yamutereye ku mujyana iyo umujyana turabizi inzira duca muri reka dutwara turagenda nyine ariko umwana abuba umwana ijambo Imana imuvuzeho ntabwo abitwinjira twibuka ko biri ibihamya ikavuga ko ntatwa twimwinjira tugeze tugera kuri uwo mwana ntabwo tubamuze bivuze ngo umwana nta gaciro runaka yari afite mu maso yawe ariko uwiteka Imana wenyine amunyuzeho amugirira imbabazi amubwira iryo jambo ngo baho umwana baho ijambo uwiteka amuvuzeho yavuze ku isi nayo ntabwo yemera ko tuyiba ubayeho ku ijambo Imana ivuze ku muntu iraririnda ijambo Imana ivuze ku muntu igira ibihumbi kandi nivuze nivuga nk'abantu igigaruka gusura ijambo yawe haleluya haleluya igigaruka gusura ijambo yavuze abo twabivuga mu gitondo nabahaye guhamya gatoya numvaga byari bivuye numva byaje bifite nyine ariko kandi nanejejwe n'iki nanejejwe kuko Imana twicaye imbere ari Imana ishobora byose ishobora ibyo abantu badashobora ni Imana ivuga bikabaho ni Imana isezerana igasohoza turanga umwana atanze ubuhamya nere amaso hariya ngo umutware watekereje ku iteraniro numva birebeshije Imana haleluya haleluya numva bigiye gushima Imana bituma nibuka uburyo Imana yo mu ijuru iturinda kandi ijambo itubwiye ikaririnda ndetse yarangiza mu gihe gikwiriye Imana ikarisohoza n'abakunda umutware witwa Juma nanjye nitwa Mariya ushushanya Juma urebe na Mariya ntabwo ari Mariya oya ni Mariya hanyuma bivuze ngo umutware wanjye ari umuyisilamu nanjye nakomokaga mu baporoso umuyisilamu n'umuporoso hajya mu by'abihugu ariko mushimire Kristo ufata ibiri kure n'ibiri hafi byose akabihuza akabiteranya akabikuramo ikintu kiba yishimira haleluya haleluya Imana ishimwe mu mibereho yacu nk'umusaza ntabwo umuntu birashoboka ko umuntu yareba umuntu bari mu kigero kimwe akamubwira ati ndagukunda yareba uwo basangira bishake kuba ari ibikeya cyangwa ari byinshi akamubwira ati ari ku inshuti yawe ariko kuba kwisi ijambo yavuze ngo agiye ku musaraba yarambuye amaboko baravuga ngo nimuze mwese abarushye namwe abaremerewe muze musange ngo
Imana ashimwe. Dushaka n'umugabo n'umwana mutoya. Mu gitondo nabivuze najyaga ntawe ubuhamya akaraza. Uyu munsi nagerageza no gutanga ubuhamya kuko yaje. Haleluya. Yicaye mu iteraniro umutima wanjye wuzuye amashimwe. Navuze ngo iyo navuga ibyo gusa gasoza kuko Imana yicaye ni Imana ikomeye ihindura amateka y'umwana w'umuntu agahinda. Imana ihindura amateka ikajya no ku mazina yawe. Ni Imana ikomeye ntawe wabana. Nyishijwe nkizwa numva nifuza gusaba ubugingo. Nakijijwe nshaka gusaba ubugingo buhoraho. Bituma numva kureka byose ibyanezezaga byose ntacyo byarindwi kandi twereho icyo gihe twakijijwe nta handi tureba ujya gukumira ko Kristo agiye kuza byose. Tugeze kunyura ahantu bari bari guhinga imyumbati yewe wegera bari imyumbati y'akademisi aba bantu koko bari kubikira bari guhinga imyumbati ntabwo bazi ko Kristo agiye kuza. Ubushinzwe imyumbati bazayisarura kandi Yesu urumva bakizwaga kumva nyine kuri ijuru rituri hafi. Imana ashimwe. Hanyuma muri icyo gihe hariho umwuka mu itorero. Abantu rero biseguyeho kandi nyine nuko buri wese agira uko ahamagara. Dusanga icyo gihe ibintu byo kwifungisha byari byabatse. Ukumva bamwe barananiwe bajya kwifungisha bagera mu nzu y'Imana abandi bati ntukifungishe, kwifungisha ni icyaha. Nuko tuba muri ibyo bimeze gutyo nisha mu rusengero ariko umwuka ari gukora bituma nanjye kuko gushaka Imana no kumva nifuza kuzagera mu gihugu cyo bituma nanjye mfata umwanzuro aravuga ngo kwifungisha niba maze kumenya ko ari icyaha ntabwo nzifungisha kugira ngo ntazabura ubugingo buhoraho. Umugabo rero ntabwo yarakijijwe. Tubyara umwana wa mbere tubyara umwana wa mbere ari umuhungu njyana wa kabiri ari umuhungu nza kubyara umwana wa gatatu ari umukobwa. Noneho mu mibereho ye kuko kwifuza kwanjye numvaga nifuza ko nabyara umukobwa ariwe nabanza ngo nabanza kumva kugira umuntu ushaka kubyara umukobwa. Byari umukobwa ubwo ni nawe Imana yamubwiyeho neza mpita nakira agakiza. Yesu ahita afata. Umugabo aravuga ati ntabwo ashaka kubyara umukobwa. None se n'umubyaye uhereye rero uhagarare ndashaka ko duhagarika kuko numva niko kurera abana banjye uko mbyumva nk'uko bishaka. Wibwira ngo tube ufite intumbero ariko ntabwo byose numva sinzi ibyambwira numva ahubwo ari kubwira ati ijuru rirakinze ntabwo kirigiyemo ndi ubwoba ndatinya ndavuga aho kugira ngo nzabone ahubwo uyu mugabo yamenye mwumve nawe birakubera umugabo yagiye kumva nanjye sinabyumva murumva bibamo ibintu bikomeye cyane. Bukeye aza kumfatira itekerezo aravuga ati kiri gutera ngo ndakira. Twari twarabwiriye mu majyepfo tugeze mu mujyi wa Kigali nuko nyine ubuzima busanzwe buzamutse neza dufite ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ishimwe. Abantu bajya bavuga ko Imana tuyisaba ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko nanjye nasanga ari bakubanjirije Yakobo yashakiye agiharanira
ubukene buraryana tunyura mu cyitwa ubukene duca mu nzara turasonza numva gusonza uko bibaye ubwo usanga utera yarampamye twamaze kugeza muri Kigali umutwara abona akazi keza atwara izi modoka nini zikururana atangira kujya muri Kenya rero ntahantu cyangwa se n'ahandi icyitwa umuceri icyitwa isukari icyitwa mbese kwa mugore araza yicara ahantu kandi pe ararwanira hari amata yajyaga asa mu dufuka tujya $25 yajyaga akagura akumva ko yari amata y'abantu bagomba kunywa ariko akaba afite n'igikombe kinini cyane ku mugore agomba kunywa urufungura igihe kigeze kuko Uwiteka Imana niba uri kugeragezwa wibuke ngo ntabwo Imana yakuretse ntabwo yagutereranye ahubwo Imana iducunda idushakamo amavuta kugira ngo turebe ubuhamya bw'ejo hazaza Imana ishimwe tumaze kukusanya muri ubwo buryo nanze kwifundisha n'aravuga turetse kawe aragereka kandi bya biryo byose wa mugore w'imyendo wa mugore utazi kujya kugura litiro imwe y'ubuto ukuntu byose birashe umugabo aba akundahari ntangira n'icitwa inzara ariko niga gusenga menya gusenga menya ko umuntu ashobora gusenga akamara 2-3 atararya biteye niga gusenga nicwa gusenga mugasenga nasenga akukundira Imana ikambwira ngo mwana wa ngo humura nzakugarukaho inzara yakurusha nzakugaburira ubusabane ndabizi nzakugaburika ariko nareba amasanga n'ikintu gikomeye kandi nabwira ngo n'umutware wawe reba atakumva nzamuzana irambwira ngo nzamuzana Imana ishimwe navuze kuri ijambo rivuga ngo Imana ishobora kuvuga ku muntu abantu batamuvuzeho ishobora guha umuntu agaciro abantu nta gaciro bamuhaye ariko ibyo uvuze ikabirira kandi ikabikora Imana ishimwe rero muzamura agakiza nabona ari ibintu bitoroshye yari umusilamu yego ariko umusilamu w'inzoga kenshi ikabimbwira mbona yatashye yarasinze nkumva sinzi nkumva ntivuye ariko igihe cyarageze igihe kimwe apakira ibintu yaragiye muri Kenya nk'uko bisanzwe apakira ntarambwira atarasenga ndasenga arambwira ngo nibuse najyaga mbwira abantu cyangwa se njya mbwira abantu ngo niba hariho umugore wakunzwe n'umugabo marire imbaga kandi nanone iyo ibintu bihindutse niba hariho umugore wanzwe n'umugabo none marire imbaga yaranyanze mbona nta nanze no mu bitekerezo mbona nta nanze ariko ntabwo batakumenya Uwiteka hari icyo yakuvuzeho Imana ishimwe umugabo aragenda isafari Imana yo mu ijuru ibona igitangaza gikomeye igendana nawe arambuka ntibamuhagarika aratambuka abona yageze muri Kenya ntawe umuhagarika aravuga ati wa mugore arasenga bukeye arahagaze avuye isafari muri izo ntambara zose twarimo ntiyarakivuga byari ibintu bikomeye cyane urumva ngewe nabyaye abana 11 cyangwa se nari kubyara 11 hariho abana 5 ubwo ni ukuvuga ngo 6 baratambutse urumva rero kugira ngo umuntu uze kubyara ku ya gatatu agende agera mu mbyaro 11 n'umuntu atagera abayicinga ntabwo ari n'ubwo ariko ngakomeza n'ibyo Yesu yakoze n'ibyo yakoze nawe
aragenda araza akigera mu rugo unari mu gikoni no gushashana reka reka sinakubwira utwana nari maze kugera mu bana batandatu urwiri batandatu b'indahekana urugo ni mwabo bana mu bababyaye cyangwa mu babafite murabyumva mwabacana mudacaba basakuza rero noneho mu kanya gato ndi mu gikoni ngiye kumva numva abana basohoka ngiye gusohoka abana batandatu ariko byagenda no kugenda amenye ku kibara numvaga ko yaje genda buhoro ngiye kureba asanga yawe ariko aramusuhuza arakanyikiriza cyangwa se ntanyikiriza ngiye namusuhuza ababwira ni mbese muranga aho nawe hanyuma ndamusuhuza anyikiriza muri ya mvugo ngenda narimenyereye ko nta kibazo kunama ndagenda sina mu gikoni ndakora ko twagomba gukora vuba vuba ndategura nshyira ku meza nisubirira mu twana nuko mu kanya gato nkaho bagiye ku meza ngiye kumva numva umwana w'amagare gukora gushaka ndaza kigera mu nzu arambwira ngo niko ngo ntabwo ushaka gusengera ibyo kurya ngo twirinde niba nasetse byari niba nasetse ntabwo gusa icyo nzi ndasenga tujya ku meza tuvuye ku meza ubwo nyine asubira muri ya mirimo yanjye cyangwa muri ya mirimo yanjye arangije ajya kuryama ageze numva aramuhamagaye mwana we ndavuga ati ni iki kintu kinobeye kandi ko nari nabonye twari noneho ibintu bigenze neza ni muntu wifite ibigeragezo rero ugerageza gukuraho buri kantu rwose kugira ngo hatagira ikirimo cyangwa ikikubera urwego wumva ko natunganije byose ariko kubera ko nari umwana twinshi ndavuga nti sa umwana wagiriyeyo ari ukuntu yabyenje mu buriri ndaza nza ko bari mfite ubwoba nkihagera haragira ngo ariko ngo ntamushaka gusengera ngo niryame maze gusenga uhereye uwo munsi iwacu ntabwo twongeye kugira ibyo bidasengeye ntabwo twongeye kuryama tudasengeye kubera umugambi mwiza w'Imana umugambi w'Imana ntabwo uburizwamo Imana ishimwe sigara ntegereje isezerano muri kare kasezerano bizaza umunsi umwe turi hano nari ndi hano ku ruhimbi hari umupasiteri Ferdinasi abenshi barakuze nayo nayoboye gahunda icyo gihe birasigishije ariko arazageza hari n'ibirere umuntu navuga byose arazageza hari ku muryango yari yambaye atesi iwanyu gusenga hagegeye ndavuga ni 3:00 tugasoza 5:00 kandi yarigendera noneho ngiye kubona ngo umuntu atungutse hariya mu muryango ndavuga ni se nimwe ese singwe ngiye kubona ngo naraje bamuhaye intebe aricaye ndavuga neza aricara ese umuntu aje kureba numvaga bidasohoka mbona umugabo arahicaye turateranye mwigisha yigisha ijambo araza kwigisha ijambo rijyana rikora ku mutima bahana guhamagara abaza kwihana umusaza barahagurutse noneho njyewe kwa kundi ndahandunamye kwingingira imitima y'abantu kwa kundi Uwiteka gira gutya numva induru mu rusengero yabaye sinamenye ibyabaye naho babona umusaza kuko benshi bari bamuzi babona umusaza yaje kwiga induru ziravuga ndamuye amaso ubona umusaza apfukamye imbere y'ibintu cyane umwanya gakiza agatangira ariga igihe cyo kubatizwa kiragera ajya kubatizwa nabwo nagiye naravuze ndetse buriya arinjira muri yoga umwezi zabaga bigeranye arayinjiramo ese arakataga icya mbere arakuze icya kabiri kandi kujya kumva Imana yakirije hari ukuntu aba yirinze si uko simvugiyemo hari ukuntu aba yirinze avuga ndetse arajyamo aragarukira munsi
bizagenda gute ariko ngiye reka mubwire inshuti yawe kuko umugambi w'Imana utaburizwaho iyo yavuze ngo baho izakuberaho ngiye kubona ngo umusaza yavutse muri Yorodani mbona baramubatije birebera ya yindi navuze ihindura amateka igahindura n'amazina umusaza nabwira ko yitwaga Juma uyu munsi wabaye yitwa Jemusiyeri Imana ndanezerewe cyane numva ni Imana itagira uwo basagira ngo babane ijambo Imana ivuze iragira Imana si ikibazo kiziruca ntabwo ari ikibazo cy'ibigeragezo uzi bikwisukiranaho nk'ibi oya ndagira ngo mubwire ngo nshuti yanjye humura hari ijambo Imana yavuze ikivugo iryo somo njya ku batakuvuzeho Imana yavuze ngo baho niyikubeshejeho niyo mpamvu byari byose biza bikakukubita bikagusiga nuko Imana yavuze ngo baho Imana ishimwe mugabo witwa Mose yavutse mu buryo budasanzwe Mose avuka adakenewe hanyuma igihe Mose yavukaga twibuke ko hari itegeko ryari ryaratanzwe ry'uko nta mwana w'umuhungu wemererwa kubaho ariko ngo Mose avuka mu mugambi w'Imana Mose avuze mu mugambi w'Imana Imana iramurinda igihe kiza kugera Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa baraniha banihishijwe n'uburetwa Abegiputa bakoresha bukeye Imana yumva kuniha kw'Abisirayeli igihe Imana yari bazahora kiranga Imana iribuka ko ubwoko bwayo buri mu gihugu cye yewe guteza amatwi yumva kuniha kwabo inarebye ibona imibabaro bari irangije gufata umwanzuro n'abamuriye kurwana n'ubwoko bwanjye ihamagara bose ibitindaho cyane uburyo Imana yamusanze aragiye umukumbi ngo ajye kubona abona igihuru kiri kwaka Mose batandikishwa no kujya kureba akigerayo Imana amwita bose hagarariraho kuko aho ugeze aho arareba ukweto n'inkweto zawe ureba Mose ngo akuramo ahagarara ategereje kumva ijwi rivuganyika Imana aramubwira ngo ni Imana numvise gutaka k'ubwoko bwanjye batagira mu gihugu cya Egiputa none ngiye gukura y'ubwoko bwawe Mose aravuga ati urangwa mu Egiputa ntabwo uzi uburyo navuye Mose yahavuye ngo yishugunye arangije ngo aramutaba kuko yari arwaniye ngo n'Umwisirayeli Imana iramubwira ngo genda kuko abaguhigaga ntabwo bakiriho niyo uzajya gukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa Mose baravuga ati gukura avuga bya bindi byose ariko Imana amaze atari kubona icyo ufite mu ntoki n'iki Mose abwira Imana ati mukuru nta kindi kintu ufite mu ntoki uretse ukuri Imana iramubwira ati iyo muntu ufite yijugunye hasi Mose ngo yijugunye hasi akijugunye hasi mbona inkoni ihindutse izoba igihindutse izoba Mose ngo arayihunga akiyihunga Mose aramubwira ngo iyo nzoka uyihunga ngo ahubwo ari mu kuboko kwawe bifate ku murizo kuko Imana yari Mose aratinya arambura ukuboko agafata yawe akifata ya nzoka ngo abone yongeye ihindutse inkoni Mose aribaza Imana ibona atangajwe n'icyo aravuga ati wowe fata ikiganza cyawe kirambika mu gituza kirambikamo akikivana hasi ngo kibaye ibibembe agisubizamo agisubizamo abona abaye muzima aravuga ati Mose ati Imana imaze nta bisanzwe atinya Imana iramubwira ngo genda mu gihugu cya Egiputa ujya kubwira umwana wawe Farawo ariko ubwanjye ubwoko bwanjye ujya kuntambirira mu butayu Mose kubera ko yabonye ikimenyetso gikorekeye imbere ye afashe inkoni igahinduka inzoka yakongera gufata inzoka akabona ihindutse inkoni aravuga ati uko biri kose ndagenda kuko Uwiteka ari kumwe nawe Mose ngo aragenda
basanga abaforomokazi bari kwa muganga barababwira ati bahaye itegeko ntazagire umwana w'umuheburayo wongera kuvuka ngo abe mujye mumwica n'abahungu mujye mumwica abakobwa ngo ntibakurikize ibyo yavuze itegeko rirasohoka rigera hanze aritanga no mu bandi bafite ubushobozi nabo ati umwana muzajya mubona yavutse mujye mumujugunya mu ruzi Mose yavutse muri icyo gihe gisaba Mose muri na kimwe yaragiye kubona abona umwana w'umuntu haba umwana w'umuntu avutse mu gihe kidakwiye mu gihe bari kwica abana ndabigenza babona aramukunze cyane ariko kandi burya si impuhwe zanjye gusa ahubwo uwo mwana yari mu mugambi w'Imana bituma ngo yirinda kumwica Bibiliya kugira ngo amuhishe amezi atatu amaze amezi atatu babona ko atazahora kwica iteka aravuga ati kugira ngo umwana bazaze bamwice basi natwe bamwicane reka mujyana bamubwira saa aramujyana mu mufunzo amushyiramo ya mwana izabakora yayindi mu ijambo kuri wowe rigakomera iry'abana babo bataha agaciro Imana ikariha agaciro ngiragendera icyogera umukobwa wawe kuri uwo munsi wajyanye bose kuruzi umukobwa wa Farawo agira icyogera cyane ashaka kuza koga aravuga ngo aza koga akihagera ngo abakobwa bari bamuherekeje igihe bari hirya umwana w'umwami ari kwambura bimwe bisanzwe ari yo kogana agiye kubona ngabona akantu kari hirya ku rufunzo ngabona akantu kari mu rufunzo aravuga ati kariya kantu ni agaki aratuma ati mugende muzanire kariya kantu ndebe baragenda barakaza bakikazana amatima apfundura asangamo umwana ikintu cyakoresheje cya mbere ni iki umwana akibona wa mukobwa wahita arira amarira y'umwana atera umukobwa wa Farawo kumugirira imbabazi Imana ishimwe noneho baravuga ati yo wati umwana n'umwana w'Abaheburayo kuko sinyimisha nanjye simwica muri ako kanya ngo mushiki wa Farawo mushiki wa Mose bari nabo aravuga ngo habayeho ikiganiro kirekire aravuga ati ese ntabwo wanyemerera ugende kuzanira umusha wo kurerera uwo mwana umukobwa Farawo baramuha ati genda umuzanire umukobwa arihuta abwira nyina ariko yumvira hagati ikiganiro cy'uwo mugore n'uwo mukobwa wari utegereje kumva ko Mose yapfuye akajya kumva ku ngaruka tuzibaye kuri bose ati Mose umukobwa wa Farawo yaje yamukunze aramujyanye ati none arambwiye ngo nimushakire umuntu mama waje ukajya kurera uriya mwana umugore azakurera umwana yarazi ko yagombaga kuza Imana idufashe umugore araza agafata umwana umugore baravuga ati ese ntiwamuha ngo mukurere umukobwa wa Farawo baravuga ati mujyane umundere kandi uzajya kureba ariko uzamurere neza umugore ati rwose umugore agenda yuzuye umwana akomeza konka amashereka y'Abaheburayo haleluya haleluya akomeza yonka amashereka y'Abaheburayo igihe kiragera ngo aza kujya amuganiriza niho Mose yavanye gusanga umwisi
mu mutima ngo ajye kubonana yabo yanzoka ngo irahabona ngo itora buri ngoni zose hanyuma iyo bose birahaguka itoragura za nzoka zose z'abanyegiputa Mose afata inkoni ye ibushyize mu biganza bya Mose iramuhereye Mose wa none nk'uyu buretwa bwa Farawo ku bwoko bwanjye bwa Isirayeli bajyaga babakorera ikimenyimenyi ribara babakorera zose ndazifata haleluya ishyira mu kuboko kwabo Mose amaze kubona icyo gitanga aravuga ngo turi kumwe n'Imana Imana ishimwe nshuti yanjye rero ibyo ngibyo ubona bimeze uko ni uko Uwiteka atarahaguruka nahaguruka gusa ibyo ari bigufashe byose bizakurekura bizakurekuzana n'amaboko akomeye y'Uwiteka Imana kuko hari icyo Uwiteka yakoze Imana ishimwe twavuze ku ijambo rivuga ko uyu mwana wavutse mu bundi buryo ahura n'intambara zikomeye agira umutima uhagaze Mose nawe ntabwo yavutse mu gihe kiricyo ntabwo yavutse mu gihe cyakagwa n'abantu ariko nubwo byari bimeze bityo umugambi w'Imana ni muremure ku mwana we burya nawe byamuhize byari kuguhita ibyo wahuye nabyo ntabwo byari bike byagombaga kuguhita ariko niho kuko Imana yavuze guhera Imana ifashe tugiye gusenga Imana tugiye kwegera Imana uko wenda gusoma muri aya magambo twasomye usanga uyu mwana nubwo yaravutse muri ubwo buryo ariko igihe cyarageze amaze gukura yibagirwa Imana burya Imana irakora ariko ikibazo twebwe tugira iyo tumaze kugera ahantu runaka turatangira tukibagirwa Imana reka mubwire nshuti yanjye mureke tugakutira imbere y'Imana ubwo Uwiteka ngo mwana nongera guha agaciro ibyo wakoze nusubiza amaso inyuma urabona ibyamuhize byari byinshi ibyagombye kuguhitana byari byinshi ariko kuko Uwiteka hari umugambi muremure ufite ku buzima bwawe iyo avuze ko we bizakubeshaho kuko ufite umugambi munini ku buzima bwawe Imana irengera cyane muhaguruke imbere y'Imana dusenga Imana uyibwire uti Mwami wanjye nyemerera wongere ukomeze umugambi wawe kuri kandi inshuti yawe mu byakubayeho byatumye wisuzutira Imana mu bikubaho ukavuga uti Imana yarantaye Yakobo yigeze kuvuga ati Isirayeli Umwami wanjye yarantaye Yehova ntakinyibuka yarantaye ntakinzi Imana ihita imubwira ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yose ntababare uwo yibyaye ariko ihindukiriza ngo kamere zacu ntabwo ari nziza iravuga ngo cyakora byo birashoboka ko uwo mugore yakwibagirwa uwo mwana ariko irarahirwa ngo kuri jyewe ntabwo uzakora ikimenyimenyi ngo dore guciye mu biganza byanjye mu nshingano Imana itugirire neza cyane waba warabwiye n'intambara zakunaniye zigahugura ku mwana waba wumva ku buzima uhagazemo muri iyi minsi utari kukumva ukagira ngo Imana ni igihugu iyo nzira twayigize tugikomere wayiciyeho ndagira ngo niba wumva ari uku nguku ubwo Uwiteka ntakinzi bitewe n'ubuzima runaka uhagazemo Uwiteka yarantaye oya Uwiteka ntabwo yakutaye aracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe ndagira ngo niba hari ufite icyo cyifuzo atambuka azaba kandi bamusenge bamwenyimira Imana kugira ngo Uwiteka yongere akomeze umugambi we ku buzima bwawe ni uko wiyumva Imana igufashe kandi Imana ikugirire watambuka ukaza abatambuka bakamusenga twese turi uburyo duhagazemo tubyumva twese turi uburyo duhagazemo buri wese avuga ati uko biri kose ndakiyumva umubano wanjye umeze neza hagati yanjye n'Imana nta rubanza rurimo Yesu nawe abatambuka bari wiyunge n'Imana bikiri uyu munsi kugira ngo umugambi w'Imana urusheho cyane gukomeza ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe ariko n'ubugingo ari Imana irakunda
bari kubasabe cyangwa dusenge aba bantu b'Imana kugira ngo Imana ibeze kandi mukadusengere natwe kugira ngo ubwami bw'Imana akomeze twebwe Yesu nawe. Mana ishobora byose mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane. Ijambo ryavuze ko rigereka ubusa buganira bene data bashiki bacu mu mitima yabo kandi bafashe umwanzuro mwiza wo kongera kukugarukira. Asanze ibyo wabakoreye kuko ijambo ryawe ryamaze kutubwira ari byinshi nta mwenda barimo, nyamara kandi bageze aho ubwabo barakutaka baba bugufi yawe. Twabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo amaraso yawe abeze abatunganye, bababarire ibyaha bakoze mwami muri uko kuba kure yawe. Ubundi amaraso yawe Yesu abeze abatunganye. Iri teraniro ryose twumvise ijambo ryawe, baratubwiye ngo tubeho tubaho. Iri jambo ryawe ni ijambo rikomeye cyane ryagize imbaraga zo kuturema no kuturinda. Turagushimira ni naryo riduhugiye. Yinga Imana yacu turasabye kugira ngo rero tujye gukomeza kuzirikana iyo neza yawe. Imbabazi zawe nyinshi nizo zadusanze twari turi, ziraza ziratureba, ntawe utwitayeho, nta n'undi wari kudukiza ariko Kristo Yesu. Imbabazi zawe nizo zatunyuza, uraducungura. Reka urukundo rwawe mwami Imana yacu ukomeze kunguka ubwenge ndetse n'imbaraga zo kutunyuraho. Bisabwe uburyo twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ihagaze reka dusengere indwara ziri hagati mu kwezi. Imana twizeye irashoboye kandi ishoboye no gukiza indwara. Reka twongere dukoreshe ubutwate asengere abarwayi bari hagati mu twe Uwiteka abaho. Nanone Mana turagushimiye ko ibyo ushobora byose kandi n'ibyo ushoboye gukiza indwara birimo. Iyo uvuze n'indwara zirumva, turabagaho guhamya ko igihe kimwe turengeye twarabuze umuti wadukiza, turi imbere yawe turimo gusenga. Wigeze utubwira ijambo rikomeye, uratubwira ngo uhereye none n'abagenzi. Uyu munsi turiho kuko Imana yavuze ngo nidukire turakira. Turasenze rero mu izina rya Yesu, izi ndwara ziri mu mibiri ya bene data uzikireho ijambo, uzitegeke. Uhereye none nibakire, uhereye none nibabe bazima, uhereye none nibabohoke. Turabingingiye mu izina rya Yesu, ikiganza cyiza cy'Imana kibe ku mibiri yabo kugira ngo uhereye none. Turagushimiye ko imbaraga zikiza ziri muri iri teraniro, kandi turagushimira ko zikoze umurimo wazo kandi ukabukijije. Turabyakiriye mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Reka bashikongere arakoze umugisha wacu w'ijambo ryiza twigishije. Reka tumusabe umugisha w'Imana. Imana imugisha mu izina rya Yesu. Izo mwanya dufite gutanga cya 10 n'amaturo. Iyo tumaze kumva ijambo ry'Imana tugaheruka dukorera Imana, ndagira ngo tugere muri uwo mwanya wo gutanga cya 10 n'amaturo
ariko ngo kugambasi ya kode bariya ziriho ntabwo zihari zibutse ni 02897 nubikora amaturo yawe cyangwa aragira aho ugomba kujya icyacu cyawe kigomba kujya Imana iraguha umugisha ndagira ngo dukore umurimo w'Imana twese turahurutse muri iki gitondo dukeneye igihano cy'umwuka niturangiza dukorere Imana ariko reka nsaba umudiyakoni umwe n'amafisto asenga Imana asenga umugisha maze bagiye gukora umurimo w'Imana batanga icya 10 n'amaturo. twese mwiza kubera kandi kiramo turagushimye turakubashima turakunezerewe Mana yuko ubugingo tugiriye neza twumvise ijambo ryawe gukora ku ngoma rifashisha ubugingo bwacu ndetse n'ubuhamya bukomeye nyakubahwa Imana wawe icyubahiro urakoze rero Kristo mwiza tugeze umwanya kandi turaguja wera ko utanga ikintu 10 ndetse n'amaturo mwami tubitangaye umutima ukunze turagushimye Mana abo washoboje bose gukora umurimo w'Imana mwami ubakugisha ukagabanije kandi niba Imana n'abatabashije kugira icyo babona mu nzu yawe turakwinginze tubigingira cyane ngo nawe ugire icyo bakorera bajye baza mu nzu y'Imana bafite ituro mwami urakoze cyane baha umugisha nyir'ingabo Imana ikomeye urakoze kuko ari wowe Imana yacu twize kandi twiringiye icyubahiro gikomeze kuba cyawe n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Shina Yesu Kristo turakoze kwibasa Imana gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.